igisoko twarwana muri anniversaire y'abandi wowe urazana we bagutumiye twajya ngo bamutumiye mari hasi ni igisobanuro ari gera pasi watumiye nde kwasaguse waza kwica makeup kari mva ndanivuye muri birori. Hi guys, ni pasi na none na Captain Regis utwagarutse noneho twazanye n'indabyo kabisa tuje turi romantique bikomeye cyane tujye gutungura umushuti wacu kabisa ngo tugomba kumutungura isabukuru y'imyaka ingahe 65 yawe ari umukecuru ntago ari myinshi cyane ariko ko nta mukobwa ujya uvuga imyaka nyine acyari mutoya ni muto tuba umukobwa inshuti yacu muramuzi dukorana twakora igihe kirekire kandi agomba kurira ni umukobwa mwiza ntago ari nka pasi yawe nziza nawe ariko ntago ari mwiza kurusha uko yagize anniversaire ese arabwo uzi umuntu yagize anniversaire ngo yabaye mwiza pasi mutumushakira umugabo mukwiye nyaboneka niba ushobora kuba wujuje ibisabwa nawe prenga tumubuye so wigira ishyari tujye kwivuga imwana sibyo so rero tugendane kabisa mwaza ko bimeze neza mu muriro it's on fire reka mpamagare Sanadine yujuje imyaka ingahe we? Nayivuga. Uje imyaka ingahe? Kutarira. Nisiko nishyigize. Atarira ngo bino bitabanje bino batutaga. Ayirashize. Tari rashize stuff. Ziri gutwikira ndi kurira iwe. Cyane no Kigali sigari bana benshi babe. Arya gune umukobwa mwiza kurusha nagari nkanje nibe nanjye ndari cyaze yakoze amafoto ya anniversaire meza yewe kuri mwanyirije no mumbesha muraza kumusura n'urujya tuzungusura gutyo tugubwira amasaha twanye kumbera nowera happy birthday to you happy birthday to you because umuntu aririmba uko nanjye bishoboye nose reje kutamuri izo ndabyo cyane agariza ako tuzozuka tumaze kumenya imyaka wagize tutarabye imyaka arasa neza we sha iyo mu byanganisi gutume kwa puko kureba isiko sara nibwo mbyutse none se nasara yurafiye ese wari uri kwiririmbira nibiribe ndasarara nawe yumuragoye ndabyo bitongera ukamuhodo ata Regis uko mushyiramo hano turinde ukuntu hano hameze dari kumuho birameze gutya ni myindi ko ni uri kuri kumbuga y'igihe singiye ese Regis wari uziko mu Rwanda ari ahantu hasa gutya ateye gutya mu Rwanda cyamaze iminsi ndi Burundi bari kubibona ateye neza kabisa see the location abarundi kazi bari baramuje spot mbonye uri mwiza kurusha ku mafoto ese kutarira basi ngabwire abakunzi bacu ko wishimye turi kuri ka gacano k'abanyarwanda kagabura iragabura pe ako siko video nyinshi zira anniversaire ahubwo zose ni anniversaire ere kugira umutima mwiza bajye batubwira kabisa turagenda none si yo mumbwira nkaba nambaye neza ko mwabwiye ntago wambaye nabi pe no kuri ni basi yambwiye ucyashamba bareba nasiri papa yambaye nk'akazungu side oya basi yambwiye yuko ngo muri buza kunsura mukansohokana nimugoro yego rwose niyo ngo turabisohokana ariko yishyura cyane neza umwana uvutse abafite amafaranga cyangwa amafaranga kuyabona bisaba iki
saba gukora hanyuma gukora uyu minsi umaze nagoro bizwe anniversary zawe kandi navutse ndi umwana baguhaye byinshi utawe dusohoka nuve mwana ese ubesha nese uyu nguyu ubundi se se kuzi cyuko iyo buzi yananiwe kurira buzi cyavuga ase Nadine ntabwo wari ukumbuye Regis keke ya kabiri iyi ni keke ya kabiri ya pasi iyo ngiyo ni ya Regis sha pase iki ya mbere warayimaze wapira cyane iyo ni ya Regis Nadine iyo ni ya Regis pasi nareke kwikina ya Regis cyane ururamaye ehe Banarwe mu Burundi ko nsigaye mfite passport. Zamuzana mu giti Nadine yazanye passport ejo ndi kwa gatatu. Nijoro namubajije. Ibaze kwa gatatu mubaza kwa gatanu. Se nana ngo harya yabonye passport ngwego ku passport maranye imyaka. Maranye se nabyo imyaka. Kundi imyaka imaranye kandi yayibonye ejo ndi kwa gatatu. Nadine agiye kutuvamo se. Mbagiye kugenda musabu. Agiye kugenda. Ini ubudagi cyara cyane yes we wa mu Bugesera that's very muri process bineza abantu ngo bibyanze bakavuga ati suriya we Nadine irara ariko nawe turamenya igihe mutaranduka simbi bazanakoroga nyine ko n'uzarwana ata pasi bade karibu basi twakire basi shabasi no kuri ndishimye sose wakire n'abantu badukurikiye bwati mwese ndabakiriye bakire hello guys ni welcome to what Pasi Arton to my birthday. I'm a birthday girl. Where is the writer? Birthday girl. tuzamuke pasi iyo boro wanze kuyituritsa turagusohoka nawe nugira ikibazo nabyo nuko nyine amarangi atemba ajya mu nda sinzi mpamvu nafite inda nini ariko amarangi atemba ajya mu nda bari gutemba ajya gusa yagiye ni hehe mfite hanini mubona ari gutemba ajya muri ini oya ni mu kibuno sheri ntayo cyureza mu abari ni wibagishe tuvugisha guys ndishimye inshuti zanjye suwe imana ibaho kugishirizaho mwakwenda bakunda namwe ikaze muri birthday yanjye amasengesho yanjye arasubiza asaha harimo udukisha tugenda ariko ese ko dashaka kwinjiza umva reka mbahe karibu ego kwiwacu ni karibu sheri gashatse mwana njye nahabonye see the location afite umukindo mu gipangu yarebereba nuko Nadine afite amafaranga ari yasisha reba kubwa b'Ikigali revo bagezeho imikindo iri mu gipangu umukindo gura miliyoni kugonga bafite miliyoni sasa agize uza akayigonga kayama ahantu hose hahiye tubaduhari na pasi ari gukaraba ari ubukwe watumeje ubundi twaje turi Rwanda Revenue ngo twitabiriye anniversaire ya Nadine ariko twaje n'undi nk'abakozi ba Rwanda Revenue tugiye gukanda agaceri mu kana ase ntabwo none se mwambwiye ko muri bunsohokane nateka ngo muri bunsohokane Reji ata aduhereze ibyacu nese ntabwo pasembwe ko muri buze kunsura mukade tugasohoka nese niyo basohotse ntabwo bakira sowe mwambese mwagiye muri mutwe turi neza ari cyo kunywa se basi cyo kunywa cyo ntabwo cyawe aha kabisa ngaho murahadusanga cyane arabi cyo kunywa muzamuha ese ko nywa amatura yafite bakoresha umaze iminsi wambara inkweto zihenze inshuti yanjye ingi bayita Noctamani igura 150 uri kuyibona yena inskari na 50 oya ni 150 zigeze zahendaga kera zikiza Yesu omoja yanjye kuko mwaesha nawe muransebeje aba bantu koko barabona ko dusanga witeguye umva byari kuba ari fresh bararwanye bihorera abaturanyi reka abaturanyi barwara verse ya Nadine muvuga gake ngiye kurya muvuga gake we Nadine uba ahantu heza merci sikudekime mureke ducane cake sibyo yacana cake bari marayizaya byatugene tutayiriyeho turayita twe dufunga ikintu kirya hari niyi nandi ntabwo genda ahubwo nayo yizana uyishyire hano karayo nyizane kabisa zirahari rwose
Ewa kabisa. Rero bamenya. Ye nari kodinze. Wari kodinze ugomba kuri kodinga. Tugiye kugira gute ese turacana taraye. Ashyura mana yawe. Inshyushye se niwe wayiguze. Hanyuma icyo naguze ntago kirimo hano. Naje n'umutwe se ntago twateranyije. Nuko twateranyije bivuze yuko nge ko niba rero do ikibazo cy'abantu ni gihe watanze menshi ariko no watanze menshi. Ninde watanze menshi? Mumbwire ko mwatanze. Naze mutangiye kuyiburaniramo. Weje twanero rwatanze sari mikino. Uyo mwana ese akunda kwa. Ese cyuma kiriye focus. Akandi nako ese wowe kuki wabinyandikira amagambo amwe nuko izina twarabiriye. Dore n'ibindi wirufate n'ibindi. Iyo yandika hano wari washyizeho igifaransa hano washyizeho icyongereza. None se urumva ntahinduranye. Hari yanditseho joyeux anniversaire nana hano ni happy birthday nana. Sikeza. Keza. Oh la la. Usa keza cyane. Akeza cyane naka. Cyangwa akana ka Regis akaniko kari ka. Byose ni ibyacu twarateranyije. Narateranyije. We yaguze creme burakeke. Rero nta agaciro waguze rero uko twemeze inyanyiri. Yaguze akaka. Ndacyakuze naguze icyapa. Azi ko wasaze. Naguze icyapa ubone icyo ukundara. Mva. Ese ko nta bakiriye. Umva twakiriye. Nyine twakirize n'ibyo kugira. Mitsingi nini? Mitsingi. Hana mitsingi dufite. Ese ko zona ni bisamba. Kuba iyo waje mane bese y'abantu yo kuntu bitwa. Basinzonye kugenda rero. Oya barabonye reka babumvishe ngazo arimo n'ibyuma. Uratanga komanda no ni mu kabari. Umunsi none. Kiraha. Kiraha. Yengeye muri kamera noneho ku bantu babumvishwe ibyaha. Bashaka kujyamo. Basura mwumvise. Uzane na Fanta. Abo turi kwitwara nk'abashyitsi. Tukakire gutya. Iki gutya ni sava. Ni sawa. Kalire gutya. Ra. Ipaze bakakora check mu mubiri wose ni. Check kuyo nyine umenye niba uri muzima. Iserukanye nande kubajije ko nyiborera uherukanye na. Bijyanye n'iki? Bijyanye n'iki? N'iby'abakuru. Aya nabyo nzi. Yakuru zonye ko ndumwana. Gucemba. Bavuga si de boto banange. Ikibazo nuko uzanye ibyo ntabwo use ko ntabwo tuzanye. Amata. Nahe na amata kuri howe sheri. Urageza amata. Dikise shu. Ya wagwani ngewe. Cameraman. Reji ngengi inshuti ya Nadine na Paccy ko. Akaro nakabonye mu ntuza. Imfunguruzo nayo ndetse Nese kuko ibintu birya cake utari kubiza. Birya cake se imfunguruzo ruri heza wo. Twiki. Ndi mu kiganiro buretse ndi mu kiganiro. Mfunguye Nyambo. Ndi mu kiganiro ndaje ndebe uko nabigenza. Ashaka ngo nyakuguriza. Akanga. Oya, ndi mu kiganiro we. Ndi mwana imbere se. Mbaye ngabayakana. Ndi mu kiganiro mbaye ngabanzo. Akarike rimwe nisomera. Buretse turakwakira. Buretse turakwakira. Tinjira mutinjira. Do arayigoshije. Aya, si wowe namoto. Amashu turayacuruza ugende gake. Ko natwe tuzana ibintu tukabigurisha. Ko natwe. Ya muri kodi. Ntabyazi. Bisora Reka cyane. cyari ifite ingi tuyigiye. Duhitare kandi ari twazanye. Ubu tujyane no se baduhereza make dore ntago yanditseho kara kanditseho aragakura. Yesu bijya musoni yane ko mbona nanjye nawe twinywera Fanta gusa. Wawe. Yego musanga yimo. Akanuza agashoti n'ibitanu. Kari. Shara ziye. Kare. Shabanya kiri mwana ko muri tsinda. Se kuri kuzana kamweka. Nicyo gizira kindi saha hake. Yego. Ifocus. Nge ntago ndishimye. Wowe ari wirisha. Kuto. Ari wirisha cyaturi wana Envelope pesa umuntu ashyira amako gutaha. Si de nyash, si de nyash. Manzi amerwa mwinshi. Nana. Izina ryawe rimenyeka. Tumubomoze wambozeho kurangije kubuguza mu kanya. Mubomoze kuri rike, mubomoze muhesho. Ko nangiye kuza nkakwakira. Ese nana ugira boyfriend. Boyfriend. Akaruru kare. Cyaro umwana yavutse mwana. Na boyfriend. Na boyfriend ugira?
Uko nabuze umukobwa w'i Kigali wemera ko afite boyfriend. Yagiye mufite arabyemera no Usibye. Reka mfe kuvanga amano mveho gato. Yesu usigayemo inzoga simbizi ngenzutsemo kuko inzoga ziba cyane uko ari inzoga z'ibihumbi 200. Kanze gato ni muri shoot ndaje mpamagara. uri mukobwa nakwakira uzagerageza manzi aki pasakira bombo z'amazi Maria mubyeyi mutagatifu. abo kubomora Sibabeya ndetse wabeya. Ndabiyana. Burya ageze ku gihe cy'ibyishimo. Ngiye kumanura ngo Nadi jahari kuri kwihisha. abandi kwisha Icara mwana umuntu gucanira umuntu yirireke. cyare kambaye mfate ibyanjye bakugira keke fone simwayinzaniye umuntu aba yaje kurya bazi ko arundi rukundo rurimo Maria mubyeyi wakekeye kubwa mereza umukobwa namuhamagaye namuzi. murebe hano umva agiye kudushyira live. This is Kigali boy. Hello. Mereza umukobwa namuhamagaye namuzi. indabyo kari rwanjye sikaba warufashe Mereza muri sana. Hano niho nzahita nkoramo. Sereje ibi bintu wari usanzwe ubizira? Type shit. Debe shano mwereke ukuntu ifoto. Bifotoza gute? Mweze gute ku kazi? Gira ishaka. Mweze gute ko namuhamagaye nakubona? Wowe kabara akabakuru. Gira ngo. Oya byini byabatinganya. komerezaho nanjye kandi Wambaje ibyo Nose Nadi. Ko wabaye mwiza mani. Waranabyibushye maze. Tubakira benshi. Nadine yagize imyaka ingahe? Yesu hagati ibisambo bibiri. Yo umwana mwiza sibyo? Kandi nyine ukomeze umere gutyo sibyo? Yikiri mubwira. Ndemo. Mbona se wavuga utago? Mbwire pasi. Seko ndabyahinduye ibara tutari gusa. Kandi nawe utama umwafata. Niko twanyiciye. Ya gasuperi ryari wagafashe riti. So ahantu hose ari cyo kurya mujye mugutumira icara hano tugucanira ariko. ariko. nari ngiye kubika indabyo cyane Urazibikira iki se kandi turi. okay Nje kuvuga ngo turi bisubize kandi ningisha rero. ko mwaje Uzaye koko uzivuze kwirinda tujyana kabiri izamani singira muri ubu buzima Bibaza umuntu ujyana indabo inshuro ebyiri kwirira. Ibwo byo nagomere kurekura. naruhawe na muinyewe Twagiye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you now. Zoganje mimenye mbibi. Happy birthday to you. We love you Nana. We love you so much. Umva. Turahomye. Turanywa gute. Ye nanjye to. keke Nta kibazo ariko. Udatekereje. Cyambere ni ibyishimo. Kwiko aho bigata bigenda Dukoresheje imbere bibi. Mazi hazi. Izina ry'Imana. natundi pasa turikije ate Urimva gute Nana? oh my god How do you feel? I feel Peter Murakorana. I feel Peter Aha. guys murakoze ndumva nishimye byatari Imyaka 18 wayijuje. ku myaka 18 mu ubu kabari ngubu ukubomorwa. Yesu yemere kubomorwa. bomorwa kuri 18 nagize 21 Oya. Hariya ni metatu. Subundi nadi tuvugisha ukuri. njyewe rero ntabwo ibyo bintu sinjya mbikora mba no Tuvugisha ukuri kandi ndikubaza ndi seri. Uratsubiza. ndawusubiza nshuti Ndi kuvuga ibintu biri seri ndi guseka. Pasi muri gift zajemo hano harimo n'iyanjye utaza kuzi. Iyihe yawe? Harimo Iyihe iyanjye. yawe? Harimo Iyihe yawe? Mwana twaza kamubaza wazi. muzimera wora ndebe Uri gutinza ibiryo wantu muri gutinda we maze ikibazo tukatekereje. Twagiye manzo mwana. Nadi turarya. Uva kubwire. Nakumva nkubaza. Arya uje 18. Yego. Batangiye kukubomora ufite ingahe. Jesus Christ kandi njye ndi kukubwira ariko ibyo bintu njye mba numva nzabikora n'abasasi kandi uziko ntago bashobora sa Marie-Laure Je suis Marie-Laure. je suis Marie-Laure Ese pasi ugereranyije
ahantu imyaka yigeze we ku myaka ageze we ku gihe cyawe nari maze kugera kuri byinshi nari maze kugera kuri byinshi nari mfite imodoka mfite inzu byaje kujya hese kubomorwa nanjye ndacyari umwana ukinde ko yacitse nice mu kiganiro ata boss nayibuze Burundi mwe bampangiye mu Kanyosha we barampangitse utabyo ibintu ndasebye no bwa mbere useke ngitafungo iyihe kandi umuntu arekura video pasi murabizi murasa neza turasa neza Ricky ewe Ricky sinzi impamvu ndi kubona Jeannette ya boss ari ihenda umvo ini abarundi budukurikiye ndabakunda cyane abarundi mwadutumye mwampaye intashyo ariko se bura hari asabamo abantu bashobora kuba bifuza kuma Imana umwana nubwo bama yarakumaye oya nabayohereza bamuvuze nago bayashyiraho reka mvugiye ndayizi uretse mvugiye ndayizi nimero wenda yizi suzi tujya nimero ebyiri twavuze ko nta bintu byo kwivanga muri story y'umuntu ya WhatsApp yiwe iherwa na 410 kamvugiye mobile money ni 8220 akoze 0790 mwahita nkivugira oya ngatu byihorera uzabishaka za twanditse se basugora byo ari akarabu karoza gahumura house smelling sure utarize inda nabona ko yabyimbye ikihebe nawe inda yabyiki ikihebe umi bitunguru mbona nameze nka mama Queen ubwo nuwe mama Queen wanzo komana we mba mu ikindi kirawe ni what are you doing muracye kuri kodi happy birthday Shato tuturere tudusubizemo kuko ibi bintu bihenda byo gukoresha amasegonda wapeka kano ni make 2005 aya hagari 2005 harya kaguza ngana pasi ngo usibye kwigaragaza na imwe muri details zagize amavugira ngo guza ibintu urumva ari ibya Nadine namwe ko twakoresha miliyoni kugira ngo aze kuri ari kugurwa 2005 bombwiraga nyine n'amadolari 2500 sashuri wadufasha gafoto umva dufotoye twegeranye iyi foto tuzayikoreshe ingi muzayibona muri thumbnail ariko tutuntu tunyuzemo watembere wahanagwesha tuntu nukutunyuramo sinsigenze kwiga sure twese tutazira kubibona mfata icupa basi n'umwaki twifotoza nk'abasigaye n'amacupa maremare bapfani sinzi amaherezo abakire b'inshuti zanjye ku bantu batabizi rero reka mbivugire kuri kamera Nana numu ex wanjye ntago ndakundana kuko ntabwo twigeze tubishyira mu itangazamakuru nanjye sinashaka kubivuga nararyamanaga gusa yego Nadine twamaranye iminsi pesi mbabeshye ariko adatuma bamunamiye nawe uzi wibeshye ariko ni kera mani kera sinadire ko twigana muri secondaire udatuma banshaka wimbe reba nigana na Regis muri secondaire wingira umuntu mukuru nge ni kimwe ubona shaka imyaka 30 so bakakanya nabanyigize ufite 30 akafite bashari muri TikTok gusa niko naje imyaka ingahe ndi kwa yagoje ubundi kuri channel yago niko ni posting inshuti zanjye ese naho byagiyemo ubera mu video sindigaragaje nabi koko kamubandiriza tugaragaje akavuyo nagarakavuye ubwo agaragaje icyanwa nagarakavuye mu video nkari nkweramo nk'umu ex nibisanzwe it's okay simple as that ugaragaje agacuturukamo aryo igaruka ni muzakibagirwa mu tubanza aga keke reba ukuntu pasi yayigize pasi ifite ubwenge buke karamishe yo muje kuba mana ahantu hameze nka Miami ni mudutumire biba bimeze gute simwizanye kuvuga nkaho utatwishimiye yago mana yanjye amaririnda yabyimbye keke ya gatanu ziracyaza ibyo ubona n'ibice biracyaza Reji kata keke kata wakasiriya ndetse nkajya kuri iyo kariyo nshaka katiriye yose sasa bazimpaye iratora isubiza kimukunda kwangiza shore garangiye Isura yijya gute kandi afite izindi urayijya gute
mwanzaniye keke y'ifoto mwanzaniye keke ya keke nyine ninde ushaka kujyana muri firigo ni Regis ushaka kubisubizayo bageze muri seri keke ni mwayinzaniye ko ari ifoto kana we muzomeye mo bebe mfotora nanje ahubwo sinadurise ntari serese keke si yanjye ahubwo mujye kuzana n'ibindi nageze imana iyi ngiyi bayirya turahombye kabisa ni kuri Nadine mu mutunzi ahita ajya kwifotoza nase na deko biri gusa nabi ingo mpagarare se wahanagura wakoresheje telefone za menshi se sheri wibagiwe yuko ari ibibazo wakoresheje akawuzi ukoresheje ya menshi data foto nziza bashyikoreho telefone bane naza nkabisesa nkavuga ko ntishimye wabivuze se nyuma yo kumaze guhombya abantu urabona amafaranga yose ugiye kukujugunya hariya nta muntu ukeneye urabona wajya kuzana rayita Nadine si deya twebwe twaguhostinze ku gacano k'abanyarwanda sheri wa posting posting ishyano yana kumva yenda Reji Nadine uramubona gute mu myaka 5 iri imbere si babe si I am recording. wow niko bavandi none ya Regis iyo baragereye ibintu yadukize cyo kurura umwana mu cyo koza murayi cyazi n'ubwana mu bireba ukuntu rimanyaguye mana n'ibyo bintu urimo abashaka gakanga twaye muri fergo akaye iyo turayisubiza yi asubiza yike nta kibazo shu Ndakunda gusesa muri Ndakunda gusesa, benge ntabwo iminsi bijya 5 kwiga. tuza twese si ibyo basi sesa ahora hano pasora hano ubi pasa orano pasi waruhazi ikibazo cyo gusura abantu mvuko Nadine bagufata wajya ugumi wawe ukajya gaha ukawurya ibisanzwe umwana wari Nyambo buri sinahakura koko Reji Nadine uramubona mu myaka 5 azaba ameze gute man ngiye buri ko duhensanga yarahindutse zaba ndi muri Amerika iyo myaka 5 Suza abantu happy birthday sweetheart birthday naribi thank you twagusuye twaguhaye impano wadukuye so si de Jameson sinabakiriye cyayakuguriye inzoga ihenze pe ariko ntago watubomoje pe kandi n'abambomeje nyine kuri Jameson nzovu yaravuze ngo ikintu cyose nyine ngo ni ukubomoza ntago ari biri yabavu ego sha kandi wanije amafaranga Unatwe kwa muri video ariko tuzafite miliyoni 8 naziguye kaje niza kuri telefone oira sanye mwambaye keke pasi mubaze pasi bariza Nadine akantu kavuye ku mutima nk'inshuti ye mu maranye igihe iki kihebe twamenyanye duteye iki kihebe ikihe kihebe dore igisambo gikuru nicyo cyabahuje igisambo gikuru indese amani Regis ararenze mani cyarazamuka awadi indese uze iri kinyo bahuje oya ni wowe mwese warujemo gute hose ngiye nigeze ko avuze wowe nundavuze ngende igisambo oya iyo umuntu avuze abavuze big fish bako ndi kurya oya avuze ngo pasi bavuze igisambo ngo sinzi impamvu yumvishije wowe ngo nta n'undi muntu bavuze atekera igisambo gikuru igisambo pfa kuba ni natwereka big waba fish igisambo waba igisambo pasi Regis ni big fish yabisambo ni igifi kinini nize ko numva bigutunguye nkaho ubivuye izina sindana se kuri kunuka kugira ute pasi tangiye kuzana se bya bintu tukujyane ariko no kusambaza ariko nukusamba ngize ukuri nubwo cano yabigabura gute genda biryo uri kuvuga nkomeze nkabinya wowe ni Regis umva video yanyu ndayivangamo nze ngiye keke ubu nashiduka mwancuza ngiro rye kabisa kangurino pa radio atekereza ko keke turi buyisige yadi turagukunda abana bacu baba bagutekereza baranagufana turanagufana nowera bakangateho mama ndetse ko ibintu bya reba mwita manzi Mwerekane nanjye. ngwino kabisa ngwino yerekana bakubone umukire mwita manzi n'inshuti yacu baganiyerekane na ni inshuti baza tukakwerekana se ntiwiyerekane Nikebe kwikubira.
Ayo nshuti zanjye zama ibintu bibi. Ibintu bitwana bivuze kwasonga amagira. Si wa iPhone yanjye. Bakivuze wenyine. Riki. Ese hano abuze phone. Ese ngiye so kwitara isanzwe. Kadar umuntu bavuze ngo w'igisambo gikuru. Hari passage yiwe. Aruka tugusa. We bayibonye phone. Tugusa. Ijya kusaba phone yabonetse. Ize wagize umuhunda amahoro. Riki ntabwo iyo umuntu yasuye bagomba no kugenda yaje. Abantu mutazi na dini No kugerageza tukayirya. Reka ye baye mushiki w'umuvandimwe yacu. Ntabwo wambwira ko umuntu wariye keke utuje. Wariye keke tutari no kurenza. Ngiyemo ibintu bya parasite. Aya komana we ariko Kigali. Reba Ahisa mushiki wawe. Mushiki wanjye bro. Ngano batari sister wera. Sister we. Twakwishimiye isabukuru yawe. Karibu. Kandi bigiye no gukomeza. Bigiye no gukomeza nane stop. Manzi n'umuvumbi. Manzi n'umuvumbi ariko ngo. Jewe nayavuze ngo anniversary. Yego utakari bari umuvumbi. Nawe ari kuvuga ijambo nyine. Ngo ari ako Manzi. Manzi wari keke utuje. Ngo navumbe sha. Jewe. Nge nabwiye Imana yanjye. Yego musi. Oya turacyari ngwino uvumbe wana duri cyane. Zani imodoka. Ngwino ku mureko. Zani imodoka. Ngwino ndakubomboza man, ngwino ndakubomboza nani? Tugende kwa mama. Nizira ngwino ndakubomboza haguruka turebe. Arimo pe. Yo kuri. Sije beauty wananga. Amano spena uri sije. Nibwo wabibona. Ngwino man ngwino. Ego babwire rero. Arakajyaga kunda kwika akushabye arashize. Ibiki. Kakano wajyaga wikora. Niva mu France. Cyaje kiva muri Germany. Germany yagiye mu France. Yavuye muri Canada arongera ajya mu Bufaransa. Cyaje akiva muri Germany. Yagiye ngo yari yagiye mu kazi nk'akabakobwa bajya Dubai. Yazaga nyine yajyaga kuvuga akavuga. Ndarike. Nguru warse wowe warse Senadi. Okay, ndimukigano manje. Mfite utubazo tw'amatsiko. Mani wati mwarse ngasoza ibyo nari ndi kuvuga. Bose wanyese kandi ngo yanyimye akazi. Uba cyeje mu mfinkinda itanu. Gasanze nashoboye. Oya no isina. Ntago kikurura rwego. Be warazamutse cyane. Ari beast. Haragajambo sigaye warangije ngo beast. Base akacyo wagahaza se. Tuno tunago batujya. Jerega ndakanya. Ndabizi. Abara afate mu rututse mu cyaro. Oya. Abana bategeko y'abavumbi. Ubuyizi byose. Ega manzi twabanaga muri korali ndamuzi. Korali mutagatifu. Maria mubyeyi. Mutagatifu. Ese ntago turiye. Sena na turatatu tari. Tuvuye ngo turari. After Paris ntabwo hari shori. Okay tujye kujya green. Tujye green. Tujye. Wow. Ndagenda nambaye. Pasi ukuri gusa nk'abayindi wa green rero mwamubonye. Nadine wa green sibyo ra? Nadine wa green mwamubonye turamutunguye ko anniversary yiwe tugiye kunywa Jameson zirahari tugiye kurya ibiryo. Nani ngiye kunywa agafanta. Abantu batazi neza Nadine abarizwa ijana abarizwa green lounge. No, bisigaye byarabaye Sky. Wagiye Sky. Ahahoze hitwa The Wave. Sky Lounge. Buri wa kane. None wari utujyanye. Namwe muze muri ndetse muzane n'Imana. No, green nyine hariya ni mu rugo shori. Noneho Sky ubu niho ndi kubarizwa. Wapfundura fanta gucyura umwana wo mu batanu. Narese nkabibwirira ku wa kane nibwo mba ndi Sky Lounge house hitwa The Wave iremera mu gisimenti muzaze buri wa kangahe fatanye nawe buri wa kane sibyo umukobwa tamakamini kawe uze tamakamini pe muzane na gift ariko by the way abantu mushaka kuma amafaranga so ufite aba diaspora kuri channel yawe aba diaspora bari turabakunda mana yanjye umugore manje ndubatse divorce iremewe ukuraho tuno tunago ntaga nta kintu cyo gutekereza wandeka ariko pasi nabwo nagukunda manje ese wari ubone twazanye ngo ngire marizano wishyura usiko wagira ngo pasi umuntu yanamukunda wowe pasi ni igisopo twarwana muri anniversary y'abandi wowe urazana ibyo bagutumiye wowe usiko wagira ngo bamutumiye mari pasi ni igisobanuro ari gera pasi watumiye nde
twitumiye. Oya buretse Maze uyu yatumiye. We yagutumiye wowe. Abo yagutumiye. Kwasa gusa. We yagutumiye. Waza kwica make up. Kare izina ry'Imana. Mba ndarivumbuye muri birori byanyu. uvaye se wowe ujya Genda. Uhura nseke ndi umusitari, utwo ndi umusitari. Umusitari. Banciye amazi n'izina ry'Imana neza ni byo. Reji, iyo ufashe Reji. Nikuturanza n'indabyo wamukora Mbese indirimbo zanjye ntago abantu bazizi. None se ubu ngubu bifashe igisobanuro nka Pasika musiga keke mu maso. Mane indirimbo zanjye nakoranye na ba Philipita ntago bazizi. Ari kumwe na Aline niki Hello mbwira icyo utinya niki ushaka. Hello na ko nyibagiwe se Batega baraye muri iyi minsi shawe Ya ndirimbo ya Peter na mapera kira joy. kitira tanakuzani Deshisi mwana gure neza pasi. Pasi mwana gure neza. zana mwana gure twiye Birandihije no kwikwima. Samyiyungu bose Byari mwebwe birenze, koko byari bimeze neza. ako birangiye Gusa sindi kubwana ngo bisense ego ko njye satana guna ndakubona ari uruhererekane come on. Yes. Reba kamaka. Jesus Pasi Pasi mwe gift naguhaye. wagize ute nta gift Okay, fungura gift tuyimuhe. nubwo ngo turayifatanyije None hari ikintu ugura ngamba. Toto si ya famille Pascaline. Gift. nyifungure numva gunukira kukubeshya ntago wagira akandi ko turamujya mujya kunshakira igiciro menye mba nshaka no kumenya Hano so fungura. ahubwo fungura Unboxing byaduhenze abantu babone ko byaduhenze. Fungura. wow Ngira ngo reka abantu. Bayibonye. nibajya gushyiramo turabo guys nibajya gushyiramo turabo ngafungura Nadio ukunda ya Force? Manzi reko original sha. Utamuhaye shoko. Nanjye. Oya. ntabwo yajyaho Pasi yagiye Wabura kuvumba. Izi shokora bari kutayitanga. shokora se nayo kari yanjye ukabasha kwitwara Bamuri mutima tutakuroza. uribuka rayitukuru nari imeze neza bamuhaye amafaranga ese wazanye amafaranga tukayakugeraho gutya nakajya mutwara yaguhaye Reji. Kirumaze kubona ko abantu bose babaye beza. Hari umuntu ari kuri gukomanga nabandi bavuze bari kuri. nasangiye nta no kumanda nasiga birirwa baza kunkomangira buri munsi yiriwe yego Turi mu kazi. wow Dushaka kwifungura. reka nze nyifungura ariko se Uretse uzajya bazafata snap ifungura nyuma buri muri. oya nuko ngira ngo mwereke ko tutamuroze cyangwa n'ikibi twashize Se Pasi wajya ugabanya. nta kibazo uko biri kose waba wanduze Cameraman ategetse yuko butangiye kwira. Turaje gatoya. Twiriwe n'ubundi kabisa. Yari gutubwira mwiriwe kandi abona ko twiriwe. So guys, ndishimye I'm so happy Jesus mbizi icyo mvuga ngewe byandenze rero buriya Nyambo icyo mvuga ariko ndabashimiye abuze icyo avuga kandi amaze kuvuga amagambo mutashobora kuvuga uyu ni boss wanjye inshuti yanjye ex wawe ajya n'ababyivugiye yanyihakanye Ibyo wivugiye. mbere yo kumwakazi yaramubwiye ati ngwino turebe ko ndabanza ko washobora akazi muri Kigali ntabwo hereza Ibyo bintu utahuye nakubeshya. Reji koko nari ngiye ubu ari bose mwarahuye Abahe Pasi ne wandika abandi. nanjye hari umuriro Yaraka sinjya mbikora. Nadine n'umwana wanjye. Pasi. ntabwo byari We Pasi we ni ku rundi rwego ni sister wanjye mukuru kuko ari mu banzi dufite baje mbere. Nina nawe nakwishimiye. Baziri inshuti yanjye afite akabari. Cyuza n'inkweto iza kuneza imbere. mu mujyi downtown. Ntago yarabizi. Ntabwo nari bizi dufite party Okay. Nta kibazo. tugende Komeza udushimire. ndabashimiye ni ukuri njyewe ndabashimiye oya Pasi oya nawe ntabwo uzajya kujyana nawe kambanze narumva ariko ko ko gahunda
katwumve unjye w'umugore ndabashimiye. Ese bose urabatambaje? Parufira bitaramugeraho reba umuvubi. Kafashe Bitaramugeraho. Bafasa ndakwiyamye manje. Oya njyewe. Ngashimira abantu bacu basezereye muri abantu bacu rega banyu n'abanje. Abantu bacu, abantu banje turabakunda, mwakoze kubana natwe, inshuti zanjye zakoze ndishimye byatari. Wenda nuko nyine kugira emotion wenda byagoranye. Oya niko meze no mu buzima busanzwe n'uza munda z'ababizi mu diaspora. Ari single? Single aba diaspora mu kanure abanyarwanda mu ceceke. Aba diaspora baheri Burundi. Baheri Goma. Kandi ngewe uzko mvuye mu Burundi ndi kumwe no mu diaspora. Wagira ute? So ndabakunda ndabashimira ko Paccy nta n'ikintu yambwiye by the way. Paccy gira ikintu ubwirije ndamushimisha. Ko ni yawe iriho gufata video yanjye dore hajemo ngo yamenyita ki. Mwanya mugire ariko ngira ikintu mvuga ntago nakuguze icyo mvuga ibirya nazanye nabisubiza. Banza. Twagiye bambise. Oya banza gira icyo. Oya banza ariko. Bose se we mutoya. Banza uranduta. Murakoze. Gatangiye kwira. Gatangiye kwira ariko ndasa neza. Ntago ari neza cyane. Ntago ari neza cyane. Mfite hano right ariko kugira ngo ngenze nabi. Zane right. Twagiye man twagiye vuga ijambo rya nyuma dusoza oya wishyira right man. Vuga ijambo rya kugira ngo itusoza nyine. Ubona ko ni mutinda biri buze kuba byije. Twagiye? Ese ndakugurira mu telefone babureka. Nese imana. Okay, guys. Ariko nsigaye muratugeze ngo nta kintu mfite kire asiki waje wasicecetse ngo umuntu akivugira. Twagiye? Utumye mvuga nabi mu buzima busanzwe namushangira nuko yaramvanze ubundi ndi umwana mwiza nkaba nanavamo n'umugore mwiza. Sibyo? Kuri kumfata. Nyine kugira atagira igihunga. Umugore nyene mwiza. Tagira ihungabana nyine. Wande ko. Umva But more light required to flash my head to me. Ndagukunda kandi cyane mbikuye ku mutima mukuri ndagukunda kurushungu we ngo ntabwo no gukora burya ntabwo bivuze ko ari indyarya ariko ubundi ariko ramurusha nasaza atambutse next se uranzaje nyine ngana we nanaso turakwishimiye turagukunda ntabwo birarangira wenda bireterwa n'ibyo ugiye kutwakiriza gusa turakukunda cyane kabisa. Ndabakunda kabisa kandi nyine imyaka myinshi komeza urya ubuzima bwinshi burengeje ubwo wari nyine many right Turn up the vibe, turn up the vibe, turn up the vibe.